Ndabasuje rero uno munsi tugiye kuganira ku bintu bimaze iminsi bivugwa ku ma company runaka, navuga ko yemera payi nka wakwishyura ugura ikintu runaka, goods and services. Rero aha ngaha ni ukuvuga ngo ubu ngubu na company cyangwa se Merit International Companies, na company ziri international nk'urugero nka za Tesla, za Amazon n'izindi zari zemeza iyi Pi network nk'aho ari faranga rya payment method, nk'aho bazajya baryishyuriraho. Ariko nubwo ibi ngibi bitaratangazwa, hari ama business matoya nka company z'abarwiyemezamirimo runaka bari muri community, bo bemera kuba bagura bakanagurisha bakoresheje Pi. Bisobanuye ngo company zemera ni company ntoya, ikindi zikaba ari business zemera kuba wagura ukanagurisha rero goods and services, ariko ukaba wakwishyura ukoresheje Pi. Izi rero ni company ziri muri community, ni ukuvuga ngo ziri muri community akenshi. Rero urugero bakoresha bahaha bifashishije izi Pi ni ibyo bita peer to peer transaction. Peer to peer transaction rero ni ukuvuga ngo abantu benshi baba pioneer bakoresha ubu buryo bagura ibicuruzwa na serivisi mu buryo buri navuga ko buri budasanzwe, cyangwa se mu buryo navuga ko bunyuze mu ma media groups, binyuze mu maroko Pi marketplaces, cyangwa se mu masoko ari lokale. Amasoko ni buryo amasoko ari lokale, ni amasoko mu imbere mu gihugu akenshi. Ikindi binyuze cyangwa se muri community organized barter platform. Aha rero ni hamwe usanga nk'umuntu arifite nk'akaduka cyangwa se afite nka boutique runaka cyangwa se ikintu acuruza runaka, akaba yamanika nk'akantu k'akapa akavuga ngo twebwe twemera payment ya Pi. Ntabwo akenshi ibi biri international, biri loko, ni ukuvuga ngo ni amasoko ari lokale, ni amasoko matoya, ni umuntu rwiyemezamirimo runaka we ubwe wizereye muri ifaranga deni akaba yakwemera iyi payment. Bisobanuye ko ntabwo ari international market. Ubundi buryo nabo ngo nibwo bita ecosystem apps, ni ukuvuga ngo application zimwe na zimwe zikoresha cyangwa se zemerera Pi kuba wakora ama transaction. Nk'urugero nka application cyangwa se nka system y'amagame y'ama digital services, cyangwa se ibyo bita small scale e-commerce. Ni ukuvuga ngo ni business dutoya dukorera kuri murandasi, zino business zemera zikora kuri internet, cyangwa se izi business ziri digital zitanga services ziri digital wazikorera kuri murandasi. Izi rero navuga ko ari bwo buryo bubiri abantu bari bakoresha payment ya Pi. Ntabwo ari uburyo buri international, na business iri big yari yemera cyangwa se yari yatangaza amatangazo ngo ivuge ko ubwayo yemera iyi payment. Aha rero hari impamvu izi business zikomeye zitari zemera kuba zakwakira payment ya Pi. Impamvu ya mbere ni uko bakiri muri byo bita mainnet transition. Iyi mainnet transition ni ukuvuga ngo uyu mushinga uracyari mu byo bita enclosed mainnet phase. Ni iyo tuvuze enclosed mainnet phase ni bisobanuye ko transaction iracyari restricted, iracyafite imbogamizi, iracyari mu buryo bwa development ubwayo. Ecosystem ntabwo iraba fulfilled ku buryo yagera kuri final phase, ibyo twita open mainnet. Turacyari muri enclosed mainnet, bisobanuye ngo ntabwo turasoza mu KYC, ntabwo turasoza ama migration, ntabwo turasoza kuba twakuza profile zose. Bisobanuye ko ntabwo turagera kuri final stage yo kuvuga ngo turi muri open mainnet, tugiye gutangira gufocusinga kuri listing n'ibindi. Impamvu rero izi business zitabyiziramo, niba enclosed mainnet ubwayo itararangira
ntabwo wajya gufata igicuruzwa cyawe waranguye kandi ukeneye inyungu ngo ujye kugikemera kuri payment itaragiba cyangwa se itaragira agaciro runaka. Icyo gihe ushobora guhomba, ukaba byatuma business yawe ifunga. Ikindi cya kabiri gituma izi major companies, ni wanga izi companies zikomeye nka za Tesla, za Amazon n'izindi zitemera iyi payment, nuko harimo ibyo bita KYC and liquidity. Navuze mbivuga KYC ntabwo abantu barakora ama KYC bose. Ikindi liquidity rero, liquidity navuga ko liquidity ubundi akenshi muri trading iba iyo abantu bari kugura cyangwa se bakagurisha, barangiza isoko rikaza rikabasohoramo, icyo gihe bakahomba. Aha rero nk'uko abantu batarakora ama KYC, ibyo bita know your customer, ibi rero bishobora gutuma habaho liquidity cyangwa se real world value. Ubundi iyi liquidity akenshi ikoreshwa muri trading gusa. Ibi nabyo rero ubwo nabyo bishobora gutuma ama major exchange cyangwa se major companies atemera iri faranga nk'aho ari payment method. Ibintu rero bishoboka mu gihe kizaza, ni ukuvuga ngo nk'uko bari kwa adoptinga cyangwa se bari gushyiraho iri faranga bagerageza kugera kuri open mainnet, hari ibintu bishobora kuzatuma rero iri faranga ryemerwa igihe open mainnet yabaye. Ikintu cya mbere rero ni icyo bita successful migration to the open mainnet. N'ubundi ni ya open mainnet garuka kuba enclosed mainnet yarangira, then tukajya mu byo bita open mainnet. Ibi rero tugiye muri open mainnet, izi company zishobora gutangira kwemeza iri faranga nkaho ari ryo ryaba payment method. Ikindi icyo bita market demand and exchange listing. Iyo tuvuze market demand ubundi ni abaguzi. Iyo rero mu isoko hariho abantu bagura ari benshi, bisobanuye ko payment method bari gukoresha, abacuruza cyangwa se abantu bacuruza bagomba acceptinga ya payment method. Amafaranga abantu bazanye baje kuhahisha baba bagomba kuacceptinga. Niba market demand nyinshi iri gukoresha iryo faranga, bisobanuye ngo baba supplier b'abantu bari gucuruza bagomba kuza bakakira ya medium of exchange bari gukoresha. Ubwo turi kuvuga wenda medium of exchange ni yapi. Noneho ikindi, igihe za major exchanges nka Binance, nka za OKX nazo zemeye zikalistinga ya coin runaka cyangwa se ya faranga runaka, izi za major companies nazo mvuga nazo zizaza zemere ya faranga, kuko rya faranga rifite abademand benshi, rifite abantu bari holdings benshi b'abaguzi, kandi riri no ku masoko agiye atandukanye. Ibi rero byatuma za demand nyinshi zihari zishobora gutuma aba supplier arizo za major companies twahoze tuvuga nk'urugero za Tesla n'izindi, zishobora gufata umwanzuro ko ati tugiye kwemera iyi payment nka medium of exchange izatuma dutanga goods and services, then nabo bakishyura muri ya payment. Ikindi hari ibyo nakwita nka partnership, breeding partnership with businesses. Aha ni imikoranire, ni ngo kuba habaho imikoranire y'ama business runaka. Tuvuge niba business runaka nk'urugero nahoze mbereka iyo bita Vinitech yamaze kwemera yo iyi payment, twabonye ko Vinitech ifite imikoranire na BMW. Ndi kubaha urugero, iriya company yo muri Vietnam ifite ikora imodoka z'amashanyarazi, ifite imikoranire wenda na BMW. Icyo gihe iyo habayeho breeding partnership, imikoranire y'izo company ebyiri, bituma uwo bagiranye imikoranire ashobora nawe gutekereza kuri payment method ya wa mugenzi we uri kwakira
amafaranga runaka nawe akaba yakwemera kuba yakwakira ayo mafaranga. Ibi rero nabyo bishobora kuba ari ibintu byatuma habaho successfully y'iri faranga rikaba ryakwemerwa n'izi major companies. Ibi rero dushobora kugumya dutegereje mu gihe update nshyashya zigenda zitangazwa, open mainnet yaba cyangwa se habaho uburyo bwa listing, nibwo dushobora gutangira gutekereza kuri iki kintu cya payment method. Bisobanuye ko nta major exchange n'imwe cyangwa se nta major companies n'imwe yari acceptinga iri faranga biri official. Ubwo tuvuze major companies ni izi companies international, kenshi ni izi companies zizwi zikoreshwa n'abantu benshi, aya masoko akomeye cyane niyo tuba dushatse kuvuga. Bitavuze ko abantu bari loko, abaturage runaka bari mu bihugu byabo, bafite amaduka yabo, bafite business zabo ntoya, bari muri community, baba bemerewe kuba bakwemerera bakora cyangwa se bakwakira iyi payment nk'ibyo bita peer to peer nk'uko navuze mbivuga, aho rero bashobora ku exchange goods and services for payment ya Pi. Ubwo rero mu gihe hazaba haje update nshyashya tuzazimenya, ariko ubu ngubu icyo naringije kubabwira icyo ngicyo kugira ngo mukimenye. Ngira ngo dusoreze aha ngaha, ubutaha tuzagenda tubaha update zigiye zitandukanye guys. Nshimira abantu bakomeje gukora subscription ndetse n'abantu bari kugenda barayikinga video, mwerekane ko mwazikunze cyane rwose. Ubwo n'ubutaha kugira ngo biduhe imbaraga zo gukora video nyinshi zerekeranye n'uyu mushinga. Murakoze, mukomeze mugubwe neza, Imana ibarinde.